muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Fata agapapuro n'agakaramu dukosorane kino kizamini kimaze gukorwa. Ushaka kode cyangwa kwiga twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye kwitoza gukoresha igihe neza ibizamini mu minota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, cyangwa ujye muri comment ya mbere harimo link yikanzeho ihita kugeza kuri urwo rubuga. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame urabona iki cyapa gifite ishusho? Ese ni mpande eshatu? Ese ni mpande enye cyangwa ni uruziga? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Ubu ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kirimo ibinogo cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, bishyirwa hagati ya metero 150 na metero 200 y'ahantu habyerekana. No kuvuga ngo kino cyapa ntabwo kiba gishinze aho hantu hari umuhanda utaringaniye, ahubwo uramanza ugenda urugendo hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere aho hantu hari umuhanda utaringaniye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikaniye ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ukikora. Ubonye ibyapa biri kukugora, jya kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe iriya video nagukoreye amakoto n'ibyapa byo ku mihanda, usoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga? A, ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Nibyo bigira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Iyo hano uvuze ngo ibinyabiziga bya polisi, hari abantu benshi bahitamo B, ibindi bubikuyemo za ambulance ubuzikuyemo. Ariko iyo uvuze ibinyabiziga ndakumirwa, ibyo binyabiziga byose ndakumirwa ubishyizemo. Za ambulance mbona ko ziba zifite amatara y'ubururu amyasa aboneka mu mpande zose. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Kode ziri kuboneka zaba izo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789 tubigufashemo. Nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Dusoza umwaka dufite ibyangombwa. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishobora kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bitagishobora kubona neza muri metero 200 kwenda se bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umucucu mwinshi. Hari ukuntu bino binyabiziga biba bigomba kugaragazwa, bigaragazwa n'amatara abiri atukura inyuma. Ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenze ibihe bipimo. Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku gapapuro. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. We hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro.
hari izo cy'ukuri nta kindi ni D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Bipfa kuba bitarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha, ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha, n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 z'uburebure. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikanira agapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo amatara ndangaburumbarare aragomba kubonwa nijoro ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Waba uri mu ntera imwe mu isi baduhaye ukaba wabona ayo matara ndangaburumbarare mu ntera ingana iki? A metero 50 nibura, B metero 100, C metero 150, D metero 200 nibura. Nijoro igihe ijuru rikeye ntabwo ari ukuvuga ngo ni saa 11:45 bugiye gucya, oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None abagomba kubonwa nibura n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Amatara ndangacyerekezo yo muri metero 150, amatara yo kubisikana muri metero 40, amatara maremare muri metero 100. Ibi byose mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo bifiteho amakuru tubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo uretse ku byerekeye imihanda irombeje bisate byinshi n'imihanda y'imodoka, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucibwa ku muhanda ngo ugaragaze inkombe imimeno zawo kigenewe ibi bikurikira. Kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa, B, guhagararwamo umwanya munini gusa, C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini, D, nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo iyo bitewe n'imiterere y'ahantu y'intera itandukanye icyapa cy'ahantu haba iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira. Ese icyo cyapa nyongera bakoresha kiba giteye ku buhe buryo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, kare ifite ubuso bw'ibara ryera, B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera, C, mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ese uzi gutandukanya urukiramende na kare? Kare ni impande enye, urukiramende ni impande enye, ariko ahantu bitandukaniye, kare impande enye zose ziba zingana, urukiramende ruba rufite impande ebyiri ndende zingana n'impande ebyiri ngufi nazo zingana. Rero kiriya cyapa bakoresha kinyongera kiba giteye kubuhe buryo? Ni urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Iyo video y'ibyapa nyongera namaze kuyakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp, iminota 2 mba maze kuyiguhereza ukajya mu kizamini nta kibazo ufite, ugakorera rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya karindwi kikabaza nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba nijoro igijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Amatara yo kubisikana mu ntera ingana iki? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Nijoro igijuru rikeye birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Rero amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo aba agomba kugaragara nibura mu ntera ingana na metero 40 kuko ujya kubisikana n'ikinyabiziga wacyegereye. Niyo mpamvu ino ntera ubonye ari ntoya, metero 40. Ndakeka ko waramutamo C,
ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya munani kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese urabona kino cyapa gifite ishusho? Ese ni mpande enye? Ese ni uruziga? Ese ni mpande eshatu? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, isangano rifite ishusho ya T, ubwo akaba ari umuhanda ugezeho ufite ishusho imeze nka T. B, inzira idakomeza. C, aho batelefonera. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni B, inzira idakomeza. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Iyo ukibonye umenya ko iyi nzira gitewe mu ntangira idakomeza. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo akakubaza ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa n'ibirango bigizwe n'amabara asate. Uzahita uvuga ko ibirango biba bisa umweru n'umutuku. Aho ni mu gihe bakikubaje mu buryo bw'amagambo. Niba kikubaza mu buryo bw'ishusho nk'iki batubajije, uzasubiza ko igiso cy'ukuri ari B, inzira idakomeza. Urabona ko inzira yatangiye ujya imbere ari umweru, igeze imbere basiribangishaho umutuku, kandi akenshi umutuku uri kuvuga ko ikintu kidakomeza. Ndakeka ko waramutamo B. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa. Ese utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa ute? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A, n'umuhondo. B, n'umutuku. C, n'umweru. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri umaze kugitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere tuba dusa. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni C, n'umweru. Tuba tugomba gusa umweru uturi ku ruhande rw'imbere. Uturi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba gusa umuhondo. Noneho uturi inyuma ku kinyabiziga tuba dusa umutuku. Ibyo ni ibibazo bitatu babazaho. Niba bikubaza uzahita ubikora. Niba bavuga ngo turi imbere ku kinyabiziga ni umweru, turi mu mbavu ni umuhondo, uturi inyuma ku kinyabiziga ni umutuku. Ndakeka ko hano waramusamo C. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa kivuga. Iki cyapa kivuga iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Kivuga iki? A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Mu gihe kuri direct kugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ese ninde uratambuka mbere? Ni wowe cyangwa ni ibinyabiziga biri kuza bigusanga? Wowe uri kujya imbere uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Ubwo bivuze ko ari wowe uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Hari abantu benshi bibaza ese no B n'ino C bitandukaniye he? B, ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Ibinyabiziga biri guturuka imbere aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere. Ubwo wewe uba uri mu mutuku, abaza bagusanga bari mu mweru. Noneho bakaza gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. We uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Urebeye kwa bino birango dore uri mu mweru. Wemerewe gutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Abaza bagusanga bari mu mutuku bo baratambuka nyuma yawe. Hano rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Ubonye ibyapa biri kukugora, saba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College urebe video naho ukoreye ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ibi bibazo byose babaza biba biri muri iyo video. Musoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo
umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye imirongo ushobora kuswa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha. Ese utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Hano hari ibisubizo bine waduhitamo kimwe. A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B. Ahegereye umurongo ukomeje. C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo. A. Igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C. Igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo baryamo. Ni ukuvuga ngo iyo icyo gisate cy'umuhanda kiba gifite ibisate bine biba bitatu, niba ari bitatu biba bibiri, niba ari bibiri biba kimwe. Ndakeka ko waramutamo C. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Akaba ari n'ibyapa biranga biba bigaragaza ko hari igabanyurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo ujya mu giye kureba iriya video y'amakoto n'ibyapa byo ku mihanda. Icyo cyapa uhita ukibona kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'uwo n'ibirango by'umweru. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ahantu ho kugenda mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. A. Biteganye. B. Ku murongo umwe. C. A na B nibyo biteganye cyangwa ku murongo umwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kutubwira ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, muri make hari ahaba ari feruje, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda biteganye, kimwe kigahagarara iburyo ikindi ibumoso. Kandi hano mu mujyi wa Kigali kubera ko haba ari imihanda nk'ibiri ijya mu cyerekezo kimwe, birashoboka ko kimwe cyahagarara iburyo ikindi ibumoso bikaba biteganye. B. Ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma. Kimwe kiri imbere ikindi kiri inyuma nibyo byiberaho gusa, kuko ntabwo bishoboka ko ibinyabiziga byose byahita bihirundira icyarimwe. Kimwe kiri imbere ikindi inyuma yacyo. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Twabonye ko A atariyo na B atariyo, C ntiyabayo. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko ahantu herekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa ku murongo umwe. Mu kibazo rero bari batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, ngo ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kandi biba bishobora kuhagenda biteganye cyangwa se biri ku murongo umwe. Ndakeka ko waramutamo D. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yari akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze ku mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Ikinyabiziga gihagaze ahantu abanyamaguru banyura kugira ngo bataza guca mu muhanda bateze umuvundo mu muhanda. Uwo muyobozi w'ikinyabiziga uhagaze aba agomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bikurikira kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda. Ibihe bipimo: A. metero 1, B. metero 2, C. 0.5 metero, D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Uba ugomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bingana na metero 1 kugira ngo abo banyamaguru bataza guteza umuvundo mu muhanda. Mu gihe wahagaze ahantu bakagombye guca ngo bakikire inkomyi kugira ngo badateza umuvundo mu muhanda, ubasigira akayira ka metero 1. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ese icyo cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zira za autobus kirangwa n'ubuso bw'amabara asate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A. Ubururu. B. Umweru. C. Umutuku. D. nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro.
hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo kubera ko icyo cyapa kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso busa n'icunga rishije, harimo inyuguti ya P. Impamvu mu Rwanda udakunda kubibona ni uko akenshi ahahagarara biriya binyabiziga binini n'intoya ziba zahagarara. Kino cyapa cyo kiba kigaragaza ko aho hantu hahagararwamo n'imodoka nini gusa. Ndakeka ko rero wari wahisemo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Mu ntera ingana iki? A, nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. B, ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. C, nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo kubera ko rino tara ntibatubwiye ngo ni iry'ikinyabiziga, ese ni ryo kuri feruje ntibabitubwiye. Niyo mpamvu duhitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe biba bibujijwe? A, imitako. B, ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi biba bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba ari bwo bwa mbere dukosane ikizame, yavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, hashazwa ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. We hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bibujijwe kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi biba bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Ngo uvuge ngo ikinyabiziga cyanjye rero reka nshyireho ibintu by'ibisanduku mu mbavu, oya, biba bibujijwe kubera ko biba byabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, n'imitako iba ibujijwe. Ndizera ko waramusamo C, ndizera ko waramusikana ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikirambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tubwire ubwoko bwa kode ushaka. Ese ushaka iyo kode yo ku ruhushya rwa burundu cyangwa ushaka kode yo ku ruhushya rw'agateganyo? Ibyo turabigukura mu gihe kitarenze iminota 3 uba umaze kubona kode nziza, akarere ushaka, n'itariki ushaka, n'isaha ushaka. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online, aho ni ku bantu bari kure cyangwa se ukaba uri hafi ariko ufite akazi katakubona gusa twigane mu ishuri. Turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye, n'ubwo waduha saa 6 z'ijoro turaboneka tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda amasomo aba ahari. Imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Byagukundira kuza ngo twigane mu ishuri, nabwo turakwigisha. Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakwigisha computer, ukajya mu kizame mudasobwa itakubana ikibazo. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, kugira ngo nugerwaho igende kizakubana ikibazo, nabyo tubigufashamo. Jya kuri Google aka kanya wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, cyangwa ujye muri comment ya mbere ni link yakugeza kuri urwo rubuga. Rero wagiraho ikibazo ugahita unyandikira cyangwa ukampamagara. Nimero mba nazibahaye ni 0789351626. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni nuhe muvuduko? A, kilometero 20 mu isaha. B, kilometero 40 mu isaha. C, kilometero 35 mu isaha. D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo umaze kucyandika ku papuro. Hari igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Icyakagombye kuba igiso cya nyacyo ni ikihe? Kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko wazo mu isaha aba ari kilometero 25 mu isaha. Batubwiye ngo zidafite ibizibuza kwiceka, ntabwo zifite ibizibuza kwiceka, buriya zigenda ziri kwiceka. Rero umuvuduko wazo mu isaha ntarengwa
aba ari kilometero 25 kubera ko bino binyabiziga ni bya bindi bigenda biri kwiceka kubera ko ntibifite ibizibuza kwiceka. Ndakeka ko niba ramuka kiguhaye bashyizemo ngo kilometero 25 urahita ugikora. Hano ntazo bari bashyizemo, niyo mpamvu duhisemo ko nta izo kikuri kirimo. Kwa ziriya modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange aba ari kilometero 60 mu isaha. Ku mavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Ahatari munsi y'isi umuvuduko ntarengwa wa velomoteri aba ari kilometero 50. Ibyo byose mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo mu kizame ubifiteho amakuru uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. B, mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi hari ikinyabiziga gihagarara ahantu ijoro ryose amanywa yose ariko ngo kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hehe rero ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Ntabwo wagenda gufata ikinyabiziga cyawe ugiparike mu mwinjiro w'isoko umwanya munini. Ntabwo wagenda gufata ikinyabiziga cyawe ugiparike ahantu mu marembo y'ikigo cy'amashuri cyangwa se mu kigo ahandi hantu hinjirwa hanasohokerwa n'abantu benshi. Biba bibujijwe kuhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Noneho hari ikibazo neza neza kiba kibaza gutya ariko tugahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ese kuri B bahinduyeho iki gitumye duhitamo A yonyine? Bivuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo icagaguye duhitamo A gusa. Ariko nujya mu kizamini urakora mu kanya bakavuga ngo mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye urahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri kubera ko reba iriya mirongo igaragaza inkombe z'umuhanda ahantu umuhanda ugarukiye. Ubundi uriya murongo iyo ucagaguye uba wahagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini n'umuto, ariko iyo udacagaguye uba ubujijwe guhagarika ikinyabiziga cyawe umwanya munini. Niyo mpamvu hano batubwiye ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini. Duhita tubona kuri B bavuze ngo imirongo icagaguye, kandi icagaguye uba wemerewe kuba wahagarara umwanya munini. Niyo mpamvu B tutayihisemo. Ariko nujya mu kizamini ukabona bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye, iyo iriya mirongo irombereje hagati irombereje ku nkombe z'umuhanda icagaguye wahagarara umwanya munini. Iyo adacagaguye ntawemerewe kuhagarara umwanya munini. Niyo mpamvu hamwe nibavuga ngo icagaguye uzahitamo A gusa. Nujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo idacagaguye uzaba ubujijwe guhagarara umwanya munini. B izahita iba igisubizo cya nyacyo uhitemo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Impamvu bitinzeho nuko nzi ko icyo kibazo gihari kibaza gutyo. Bakaba bavuze ngo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye ugahitamo C. Hano bashyiraho icagaguye ugahitamo A gusa ko A ihita iba igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko waramusemo A. Ndizera ko waramusikaniye ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe mu muhanda nta kibazo kunyuranaho uba ugomba gukora iki? Ugomba kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike wa papuro. A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. B, kukinyuraho bikorewe iburyo. C, kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika wa papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi A, kukinyuraho bikorewe ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso uzavuge ko nta iso cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho ukoreye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezeho, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho ari kujyamo. Hano rero uzakinyuraho bikorewe ibumoso, ariko niba kubaza ngo igihe cyose ni ibumoso ujye utubaga ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko warabusamo A.
ndizera ko uramutse ukandikaho wapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A, guhagarara kw'ikinyabiziga; B, aho abanyamaguru bambukira; C, guha ubushobozi ibinyabiziga; D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika wapapuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, aho abanyamaguru bambukira, zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ya zebra cross ibihagaze, nuriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri ubuhagaze, bivuze ko ibiteganye. Urugero nanditse nk'inyuguti ya H ni 20 ihagaze n'akarongo gatambitsemo hagati, iriya 20 ihagaze ibiteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ubwo rero nabira bice byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri uriya uburombereje hagati mu muhanda abari zebra cross, rero abari aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikaniye wapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ndizera ko kino kizamini dukosa ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe bazwe mu kintu cyose nkizeho, ni icyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda mbashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajwe. Biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizame. Ushaka kode cyangwa kwiga, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibi byose tubigufashemo. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, iminota 20 nk'ikizamini cyo kuri polisi, jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, cyangwa ujye muri comment ya mbere, link yakugeza kuri urwo rubuga. Ukomeze wihugure neza kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa, ibibazo biragaruka, ujye urabonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Mugire ibihe byiza.